Hello, tugiye kurebera hamwe ibintu umuntu ashobora gukora, hanyuma ibyo bintu bikakuviramo kuba wakwicuza ubuzima bwawe bwose cyangwa se iminsi yawe yo kubaho. Ikintu cya mbere ushobora kuba wakora, hanyuma ubuzima bwawe bwose bukazabaho kwicuza kandi bitari ngombwa, ni ugufata ibyemezo wihuse. Gufata ibyemezo wihuse bishobora kuviramo ingaruka zo kwicuza ubuzima bwawe bwa buri munsi, kuko burya gufata icyemezo utabanje gutekerezaho biba ari ikintu kibi. Gusezeranya umuntu ikintu ugomba kuzamukorera kandi ukabikora uhubutse, bishobora kukuviramo ingaruka zo kwicuza iminsi yawe yose. Kwanga cyangwa kwemera ikintu ukabikoreshwa n'umujinya, ni ukuba ugize umujinya hanyuma bikagutera gufata icyemezo, ibyo bintu nabyo bishobora kukuviramo kwicuza ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ikintu cya kabiri gishobora kugutera kwicuza ubuzima bwawe bwa buri munsi ni uguhemukira umuntu wakugiriye neza. Burya guhemukira umuntu wakugiriye neza nabyo buriya bishobora kukuviramo ingaruka zo kuba wakwicuza ubuzima bwawe bwa buri munsi. Iki kintu nacyo rwose ni ikintu kibi gishobora kukuviramo ingaruka za buri munsi. Ikintu cya gatatu gishobora kukuviramo kwicuza ubuzima bwawe bwa buri munsi ni ugutakaza amahirwe yari kuzagufasha ejo hazaza. Ushobora gutakaza amahirwe yari buzagufashe ejo hazaza, hanyuma ukazabyicuza mu buzima bwawe bwose. Icyo kintu nacyo ni ikintu kibi, kuko gutakaza amahirwe yari kuzagufasha ejo hazaza ushobora kuzicuza kuyagaruza ariko bikanga. Ikintu cya kane ni ukubaho mu buzima bw'ibinyoma. Burya abantu babaho mu buzima bw'ibinyoma bakaba batunzwe no babeshyera abandi, ibyo bintu nabyo bibaviramo kwicuza ubuzima bwabo bwa buri munsi, kuko ntabwo biba ari byiza. Ikintu cya gatanu ni ukwishora mu ngeso mbi. Iyo wishoye mu ngeso mbi bishobora bikuviramo ingaruka zakuviramo kwicuza ubuzima bwa buri munsi, kuko biba atari byiza. Ikintu cya gatandatu ni ukwihorera cyangwa kwanga kubabarira. Abantu batagifite imitima ibabarira, abantu bahemukirwa ibintu bakaba bafite sitokaje y'aho babibika, abantu baba bumva nyine ikintu cyose bakoreye bakitura, abo nabo bashobora kubaho mu buzima bubabaye cyangwa se ubuzima bwo kwicuza kwa buri munsi, kuko ibyo nabyo biba atari ibintu byiza. Ikintu cya karindwi ni ukwirengagiza inama nziza wagiriwe. Kwirengagiza inama nziza wagiriwe nacyo ni ikintu gishobora kukuviramo ingaruka zo kwicuza ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ikintu cya munani ni ukwitinya no kwiyanga. Burya ushobora kwirebaho ukavuga ati isura yanjye ni mbi, ukomeze ukumva si wikunze, mbese nyine niho kwa kundi ushobora kujya kwishyiraho ibindi bintu birakugiraho ingaruka, bikaba byakuviramo amakanseri cyangwa ibindi. Ibyo bintu nabyo bishobora kukuviramo ubuzima bwo kwicuza mu mibereho yawe ya buri munsi kugeza ubuzima burangiye. Ikintu cya cyenda gishobora kukuviramo ingaruka zo kwicuza ubuzima bwawe bwose ni ukureka indangagaciro cyangwa se kureka inama nziza wagiriwe kandi zakugirira umumaro. Ibi bintu uko ari 9 ni ibintu bishobora kukubaho wahisemo wakora, hanyuma ingaruka zabyo zose zikazakuviramo kwicuza mu buzima bwawe bwose. Ibyo bintu rero mubyirinde kuko si byiza. Murakoze cyane. Bye.